genderaho mu nzu y'ibitabo ni kimwe nuko nta munsi mwiza ubaho biterwa n'uruhande ureberamo. Zeno yaravuze ngo niba nta kibi cyubahwa ariko urupfu rukaba rwubahwa bivuze ko urupfu rushobora kuba atari rubi. Yaravuze ngo amaso yawe nuhora uyahanze izuba igicucucucu cyawe kizahora kiri inyuma yawe. Amaso nuhora uyahanze urumuri umwijima uzahora inyuma yawe. Amaso nuhora uyahanze urukundo urwango ruzahora inyuma. Nuhora uyahanze ku byiza ibibi bizahora inyuma. Nuhora uyahanze ku byishimo umubabaro uzahora inyuma. Aranavuga ngo abantu babaswa ni babandi batekereza ko nta kintu gishobora gukorwa neza atari bo babigizemo uruhare. Aranavuga ngo kubaka icyizere birakomera cyane ariko kugitakaza bikoroha. Icyizere wubatse mu muntu imyaka 10 ushobora kugitakaza umunsi umwe gusa. Zeno yaravuze ngo imibereho myiza isaba guha agaciro twa tuntu duto duto.